uko ndiho birahagije. Ubu urumva unyuzwe? Nta kindi nkeneye kuri iyi si, njye nababwiye yuko hasigaye gupfa gusa. Nubwo nari nasinze ko bananshyizeho n'igipimo, baranampimye ngeze kuri station police basanga ndi umweru nta tari kandi wakanyweye kamwe. Godfather ari kubikora, amadolari ari kuyatunganya, ari gushakira mu diaspora se. Ntabwo ariko yari uri kumushaka, bari gutegura amadolari ngewe umugore nzamwishakira. Godfather nuzagukorera ubukwe? Urabona ngewe nakuriye mu kigo cy'imfubyi, hari harimo kategori nyinshi, none twabanaga twebwe n'abana bacitse ku icumu. Gusa ngo umwana y'ibana baramutemye mu mutwe, undi bamuciye akaboko, ugasanga none abo bantu bose ukamenya ukuntu ugomba kubana nabo. Subscribe to The Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Yambu abari hirya no hino twongeye kubaha ikaze kuri The Rich Official. This is Uwasemame Mutabazi aka Nyamitete, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanje Muyizere Vigitwari. Muyizere Vikino yewe amabara shine bana n'amabara. Tukaba turi kumwe n'umutumire wacu uyu munsi, akaba ari we Yakamwana. Shimwa mana yacu hirya yawe na yindi mana, warakoze mana wandinze inyota. Haleluya, amen amen. Batomera dore nakanazize ku rukiko, nagiye kumva urubanza, dore nakanazize sha agakonza akazira. Uyu niwe mugore wanjye, niwe mwana wanjye, niwe data, niwe mama, niwe byose. Ubundi undi ni Imana yonyine yo mu ijuru. Nyuma y'agacupa ntawe ukaza imbere rwose. Cyabindi bavuga ari abanyamakuru babaza ubusa, hari abanyamakuru rwose babaza ubusa. Ngo ariko Yaka ngo waguha inzoga ngo n'umugore ngo wahita mwiki, yemwe mukire gacupa jamais de la vie umugore yazanye. Aririmbo baririmbiraga gacupa se karakarimbo kitwa gute harya Yaka? Inzoga yawe icupa rishiranye numva naye ni nyinshi cyane. Burindi inzoga ni nawe wayihimbira rega bitewe n'ukuntu yakukemera. Ni gahuza miryango, urumva ihuza abantu. Buriya ne inzoga izana umugeni, urumva nta kuntu wajya kwa sobukwe ngo umwicishe inyota. Aho wayinywereye hari umugeni urabona? Aho wayinywereye ariko ninjya kumushaka nzayijyana, nzayitwa. Ahubwo uzamubura. Ubuse nkanjye pasiteri, sinawe ko ndi pasiteri, nkanjye pasiteri waza kunshaka. Ariko se tuvuge nka papa wawe, papa wawe cyangwa se sobukwe, wowe uri pasiteri, yego aramutse nk'agacupa akaza kugusura, ntabwo wakamugurira? Njyewe eka mu nzu yanjye umuntu nk'agacupa nta nubwo azinjira. Ayi mbabwiye mama wawe, mama se yakanywereye ahubwo. Oya, ariko buriya ngiye nigeze kujya gusura pasiteri, ndamubwira ati rero pasiteri ngire rwose twari abantu tugeze muri 3, nta nubwo nagiye kumusura. Kwa kundi usanga abana mu muhanda, ukagura nk'agafuka k'amakara, ukagura nk'igitoki, yaratwikoreje kuko kera ngiye nari na marine, ngewe nari imbobo kera yo mu muhanda. Ko njye ababyeyi banjye bapfuye kera, mpita nibera imbobo. Noneho mu mama yari n'umudamu, araza turamwikoreza, turagenda tugeze iwe, aratubwira ati buri wese avuga icyo ashaka kunywa bamuzanire. Urumva abandi urabona ni kwa Pasiterine, yari umuyehova ndanabyibuka, yari umutemwe de Jehova. Arangije abandi bavuga fanta, nanjye ndavuga se mvuge ko nkunda kabyeri se buriya, ndavuga se ku Yehova koko mubwira ngo byo, ndavuga nawe muzanire fanta. None icyadutangaje we yizanira Primus. Ambo ndavuga se nanjye koko mubwira Primus, umuyehova Primus mu bakatolike bo nagiye gusura mu maseri ibyuma. We iwe uwo mu maseri iwe muri firigo ziba zirimo, yanyakirije Petit Skol. Izina ry'Imana Petit Skol mu masera. Masere
ndamubaza se buriya kunywa inzoga biremewe biremewe ku bakatoliki banywa gake oya ntabwo ariko yambwiye yarambwiye ngo ikintu ngo uzare ngo ikintu ngo uriye ngo ntikikugwe nabi ngo ntikikugireho ingaruka ngo nta cyaha kirimo ariko buriya uriye n'ibirayi ukarwara ivutu ukaruka ba bandi bapakira ibifu agapakira igifu no kuryama bikamunanira akajya aryamira urubavu agatonekara yego kubera gupakira igifu wari warya ibiryo ugapakira igifu waryamira urubavu ugatonekara ugahindukira wapi bikanga warangiza ukagerekaho no kuruka hariya ngo uba ukoze icyaha uriya n'umuceri mwinshi ukageraho ukaruka ukananirwa no gusinzira kubera kurya cyane ugapakira nacyo ni icyaha ariko yaka hari akajambo uvuze ngo wabaye nka Marine impita nifuza kumenya ubundi ubuzima bwawe ugeraho muvukana abavandimwe ndabafite babiri ariko ngewe nabaye imfubyi kera kuko ninjye wari mukuru nari mfite barumuna banjye babiri barumuna banjye bankurikiraho nta nubwo umubajije ngo nyoko yari asa gute papa we yari asa gute ntabazi ko ngewe mushiki wanjye nkurikira ubwa gatatu ko hari umuhungu nkurikira hagakurikiraho umukobwa nijye wamuhekaga we yanarezwe na bibero tugeze muri oruferi bibero atashobora no kurya urumva bose babajyana muri oruferi muri oruferi urumva ninjye wamuhekaga kandi noneho muri fayiti mu masasu ababyeyi banjye barapfuye muri fayiti muri Kongo se kubita hasi namuzirikiye ku mugongo njye se nduwe nari mfite imyaka nk'umunani 7 gutyo abawe bapfiriye mu ntambara oya mama yishwe n'uburwayi papa niwe waguye mu miguruko gutyo urumva rero kujya mwumva babwiye ngo ngewe buriya byarancanze hari igihe ubuzima bucanga umuntu nakwibuka ngewe n'ibyo nanyuzemo nkakubwira ati nta heza hari imbere ahubwo se yaka nk'umuntu wanyuze muri ubwo buzima ahubwo ko ari we muntu uharanira ibintu by'inzoga ahita bireka akabyibagirwa nyine ukahita uharanira ubuzima bwiza kugira ngo wenda n'abarumuna bawe ngewe rwose uko ndiwe birahagije ubu urumva unyuzwe nta kindi nkeneye kuri iyi si njye nababwiye yuko hasigaye gupfa gusa hasigaye urupfu gusa ntabwo umuntu yakwicara gusa ngo ntegereje urupfu nasubiri kifo juu mie nilipita mambo moya mingi sana na sama mina rezone mina rudia nyuma mina rezone icyo nanyuzemo bana mina kwambia narasoje nta byisi nkeneye nta byisi mpangayitse nabyo n'ababifite bazapfa babisige urumva tudayi ntazagere n'unyirataho ngo ni umukire ejo uzapfa ubisige bisigarana n'abandi si byo se sisa yaka ndashaka kukubaza kugira ngo bagufate cyangwa bagiye mu rukiko wari ukoze iki byatewe n'iki ni agapeti ni mubimba byari dore naka kari na kamwe nta nubwo twari tubiri ngewe hari icyo se kari kamaze umubiri ku buryo nta nubwo nari nasinze ko bananshyizeho n'igipimo baranampimye ngeze kuri station polisi basanga ndi umweru nta tari kandi wakanyweye kamwe aka ntabwo se bagupima ngo wakabone kamwe iyo amasaha birashize kaba karangiye yego nese wowe kandi baragufasha ukanywa uya buri hari umuntu w'inzoga hari umuntu w'inzoga ugasanga umuntu nubwo yaba atazinyweye ugasanga ahora yasinze zarabaye koroniki mbese zaramugiyemo nubwo yamara iminsi 3 wamupima ukazimusangamo ugasanga uyu nguyu yasinze hari abantu bahora basinze akoze sinumvisha ngo bitera n'inshinge zo guhora bari hari rwose yego ariko buriya wowe ntabwo ujya usomaho nyakawapi uyu yaraciye yaka ubundi mu banyamurenge kubona umukobwa unywa inzoga ntibibaho nyine ni gake cyane
nyine mu banyamurenge se subizi urabona ko ariko umunyamurenge nanone yasinze ni bake pe ariko noneho wazinyoye arazinywa nyabyo nawe nyine ikibazo nuko ntawe arazinywa nyabyo kabisa ese buriya nzovu ni kuri areshya njye rero ndabona ibyatsi gusa yabuze inzira agira hirya baramuhamagara ubundi nzovu nzovu naba kuri areshya nzovu bamuhaye 50 nijoro nimugoroba ariko yarakubise ubusa hasi buretse rero urebe kumuza n'igiceri cyicu tumubaza ati nzovu yamamagara ari mu ndangamirwa mu gitondo kare kare ngo reka ngo waze kugura agacupa koko ngo kugura n'indangamirwa ako muri inshuti nzovu nta kintu na nimugoroba yamamagara ati waze nkagura agacupa nzovu nta kintu ajyanye nzovu n'umwana mwiza mu bugaragara nta kintu ashobora kunyima nzovu buriya ari aratanga kandi nawe arahabwa abantu buriya nzovu aratanga ntabwo ari nk'akanyombya buriya akakanyombya ni agasabo ni ukuri kw'Imana buriya akanyombya ni agasambo ariko nzovu buriya uko umureba nzovu aratanga rwose mbese nzovu ese ubundi yaka ninde araza kwinjira ukwe oya nubwo twamubona bari wasanga yahageze turamuramukoresha uko igorata yaka ugira best friend ugira inshuti magara ntago naburi mfite inshuti magara inshuti yawe uvuga ati ni magara inshuti ya mbere buriya ari umuntu mfite w'inshuti turi kumwe muri iyi minsi muri iyi showbiz ni umuntu bita Kiroso ariko arafunzwe ngize amahirwe ejo bundi bamurekura ariko niwe muntu mfite w'inshuti kabisa ngira ikibazo akitanga uko ashoboye yaka ejo bundi mbona uri gutuka umukobwa w'abandi wikundiye Element ngisubira mukunda meke nabonye yaranagusubira mutekera ariko cyangwa harimo ukuntu ntabwo ari njyewe niwo ni nzovu njye yari yasuye yarasuye nzovu iriya ni content zo kuri Excelage kuri channel bita Excelage ari ukuntu dufata umuntu umwe muri groupe tukamusura akadutekera nari ngize ngo ugiye kumutamago oya iriya ni content zacu zo kuri Excelage ese yakazashaka umugore ryari yo guteka muri groupe iyo umuntu umwe twamusuye aradutekera tugasangira uzashaka umugore ryari yaka uzashaka umugore ryari tuzagutwerera umva twebwe n'ubukwe bwawe biri hafi Godfather ari kubikora amadolari ari kuyatunganya ari gushakira mu diaspora se ntabwo ariko yari uri kumushaka bari gutegura amadolari njyewe umugore nzamwishakira Godfather nuzagukorera ubukwe ariko umugore uramufite Godfather umugore sarahari we umugore amadolari naboneka umugore aziza oya nase wotegereje iyo ufite inyama imbwa zirizana ubwo ni rero ukuvuga ngo amafaranga naboneka n'umugore azaboneka tayari ubwo ngubwo ikibazo cy'umugore wabonye ibiceri ariko wumva ibibazo ko izo faranga zaba ari iz'ubukwe urumva zashitikira ubukwe gusa nyuma nta kintu oya nzamuzana yaka hari video yamaze iminsi iri gucicikana ngo uri kwigisha abantu guteka ariko bikarangira ngo baraniwe kurya amagi murete yari yabatekeye murete zibezi uramurete barawumenye uramurete twarawuriye ni ibikoresho byabuze ni ukuta nashakaga kwigisha abantu guteka neza ko byarangiye nawe bishaririye byarangiye nawe bimurangiranye by'umunaniye ni ukuvuga ngo impamvu nawe utetse kuriya ni ukugira ngo nsetse abantu baseke kandi urabona ko mwarasetse abantu barasetse twagize aho niko nyine uteka mu busanzwe ntabwo ari ukora neka ni ukugira gusa n'abandi bagore nabo bajye bamenya gukadiriya umunyu ko ari umugore uteka rwose ugasanga kubisemo umunyu ntabwo ari wowe gusa n'amafite mushiki wanjye agateka ibiryo byiza biryoshye ariko umunyu ugasanga ariko hari abantu bameze ntabwo ari wowe gusa ntabwo ari wowe gusa rwose kandi
ahubwo aho Biraruta. kugira ngo Biraruta. wawuteka ukawushyiramo byahiye byahiye umuntu yanawufata akiyongerera Sibyo? hagira ngo ube mwinshi waba muke none ukeneye umwinshi akiyongerera ariko iyo ushyizemo mwinshi ntawe uba kibiriye yaka ukurikije ubuzima wanyuzemo ubu buzima bwakwigishije iki? ubuzima nanyuzemo ngewe ikintu bwanyigishije kubana neza n'abantu kuko burya iyo ubana neza n'abantu muri sosiyete ukagerageza kubana n'abantu kuko muri sosiyete abantu bose ntabwo baba bameze kimwe. Muri sosiyete hari umuntu uba wiyenza, muri sosiyete hari umuntu uba ukunda kuregana. Urabizi ko habaye nko mu kigo cy'amashuri hakaba hariho umwana ukunda kwikundishwa kuri diregiteri cyangwa diregitirise akunda kuregana mbese yikundishwa ku bayobozi. Abo bantu bose urabakira ukamumenya mbese ukagerageza ku buryo ubana na buri wese kumenya ukuntu uri ukavuga turi yateye ukuntu uriya ariyenza tujye tumugendera gutya. Urabona ngewe nakuriye mu kigo cy'imfubyi hari harimo kategori nyinshi none twabanaga twebwe n'abana bacitse ku icumu gusa ngo umwana y'ibana baramutemye mu mutwe undi bamuciye akaboko ugasanga none abo bantu bose ukamenya ukuntu ugomba kubana nabo. Hari n'uwiyenza rwose yasanga bagwaye n'agakweto keza akakaririra ngo aragashaka ukagakuramo ukakamuha kandi ubwo ni umwana nkawe murabana mu kigo kimwe ariko ukagakuramo ukakamuha wowe ukavuga ati nta kibazo barampa izindi. Hari abantu baba bateye gutyo wa mwana mbese witeteshwa wigira wumva ibintu byose yabihabwa yumva ari we wafite akantu keza nk'abo rero iyo mubana uragerageza ukabana nabo mw'ubwo buryo ukabajera. Nese yakama muri showbiz harimo abakobwa cyangwa igitsina gore. Ku bana kwacu nk'abagore bikunze kugorana, hari abary'amashyari amatiku ni ibintu nyine bituranga nk'abagore. None muri showbiz ni uwuhe mukobwa cyangwa se ni uwuhe mugore ni cyo gitsina gore mbese muri iyi minsi wenda urabizi wagize biriya bibazo baragufunga hariya hari message wakiriye bakubwira ati hangane nta kibazo arabakozeho content ibintu byinshi ese ninde muntu byibuze wigeza naguhamagara cyaka akubwira ati yakanje nshaka kukubona byari bimeze gute nyine byibuze agashaka kumva ubu rero ufite hariya byibuze akajyana icyo gufasha uwo muntu wakubaye hafi muri icyo gihe w'umugore yarindi? Nta mugore wigeze umba hafi n'uwampamagaye yashakaga interview. Urumva bose ni babandi inyungu ntawe rwose ego cyakora wenda nyirabitanga we ejo bundi yarampamagaye arantemberana ngurira akaboga uriya we nuko ateye pole ngurira n'akaboga ndatamira yaransohokanye muri make yaragusohokanye yaka nk'umuntu akaguha ubu ngubu nona nta na interview nabonye mwagikoranye inyuma ahubwo uhamagara abwira ati ngwino ariko agushaka gukoresha content akakugura n'ibyo byose ariko ari content hari icyo no gukeneyeho ashaka iyo interview kugira ngo ya uploading ariko hari uguhamagara nta kindi ashaka ko mwisangirira ngo waba ari sawa. Yego yaka ndamukubita nzovu ndagukubita ubwo ushaka kuri kanyubwura buri kure nta kibazo ariko yanakinjira yakikabu vansuze dusuhuze nari vera tusuzanye dusuhuze nakoresheje anniversaire nagutuwe wanga kuza warakoresheje anniversaire yaka ujuje imyaka ingahe? 56. Nese nzovu kutari kureba neza nzovu inzoga ziraje zikwica ariko nzovu shaka muhe turazara kandi none se kujya unywa Knowless ukaba unywereye Petit Mitsingi genda unywera hariya ku ruhande nisoreze ikiganiro cyane unywere hirya ku ruhande
nasi uyipfunduriye kandi buriya nakumena umutwe uyipfunduriye nzakubomora genda ujye kwinywera hariya hirya uyipfundure urayikoza mu ibyo byinyo byawe warangiza ukaza kuyingarurira nese uramunena genda ujye kwinywera aho hirya ako yaka najya borosa kimaze kuyikubita muri biriya byinyo byacyo by'umuhondo none kirayinzaniye ngo nyine yinywe ariko uri kujya unywa noresi unywe peti imikingi gute kuba wasinze reba musozo ukuntu ari kumureba yakatira kugara ku musozo tugejeho iminota ingahe none yaka nkubaze sibyo hari umunsi ushobora kwira ukira uri kumwe na nzovu ukira nzovu ndamukunda pe ni ukuri kw'Imana nzovu nubwo umureba kuriya nzovu ni wa muntu ntabwo nshobora kugira inyota afite amafaranga nabikubwiye nzovu ni wa muntu iyo afite amafaranga sinikora kukufa umunsi wawe na nzovu yampamagara ngo yakoze anniversaire yakoze anniversaire y'imyaka ingahe yayikoranye nande se ko yari ari kumwe n'indangamirwa abo bitwa ba mama Shafi sijya abitwa bandi yari yakusanyije indaya zose nta bandi bantu ajya asangira ariko nyamara nzovu agira n'ifaranga none se ifaranga mu nzovu ajyana mu ndanga ujya wumva nzovu nzovu araheba araheba wa muntu ati reka nagende Imana izampa ibindi yes nzovu nawe nubwo ajya avuga ngo ngewe nzovu nawe ameze nk'uwapfuye kera nawe nta kintu areba imbere ye ntacyo cyakora wenda nzovu icyo andusha afite abana bane nzovu kandi we nta n'umwe ufite nuko atabana nabo ariko arabafite ariko arabafite uzi reba nzovu apfuye kandi bahita bamwitirira wasanga nzovu uretse naze kumubaza mu kanya uze kumumbariza mu bihumbi yari afite nimugoroba yigeze yoherereza nyina w'abana turamubaza nzovu arabitubwira turamubaza wasanga yagiye mu ndangamirwa agatsemba ntiyibuke ko afite abana bari kwiga abana be baraniga afite abana biga yego ese umunsi wawe na nzovu iyo muri kumwe guhera mu gitondo kugeza nimugoroba niba byarabayeho umunsi wanyu uteye ite umunsi wacu iyo twirirwanye turi kunywa agacupa ubwo ni mpaka dutandukanye ni ukuvuga ngewe nzovu iyo mufite turi kunywa inzoga kugira ngo uzatubone none dupfa kuba dufite udufaranga duke gusa niba twirirwa turi kunywa inzoga z'ubuntu aho tugeze hose baraduha nta nubwo twikora ku kofa yacu turayabika abakire baradukunda urumva abamama baba bose baradukunda kurya kunywa bakadukubita n'amafaranga yandi mu ntoki twebwe rwose nicyo kintu rwose twakuye muri iyi showbiz abantu baradukunda wowe iyo ufite amafaranga utekereza gusa akabari ntabwo ngiye ntekereza akabari ngewe mpita ntekereza ntekereza ukuntu nshobora kurya naho iby'indangamirwa ryo bizanye akabari nshobora kukajyamo ariko hari n'igihe nagakatira none se nk'ubu simfite amafaranga wamara icyumweru utajya mu kabari tuvugishwe none se nka mu gitondo ngiye banyohereje amadolari none se ugeze ubona nasinze ngiye mbona yakagira limite mbese ibintu byawe urabi baza uyu nguyu kuva ejo ari kumpamagara ngo ngenda ngurira inzoga sinanze se kandi yari afite 50 bamwohereje ariko yasinze reba ibintu arimo yari afite amadolari 50 aracyari mu kinyi ahubwo tugana ku musozo nzovu kugunda gushimira kuko arakunzirikana waba waronse udufaranga ukavuga ati reka ngo ntungure agacupa kamwe kandi yavuze akamwe ntabwo yangura kamwe icyo kintu nkundira ariko kanyombya we ni agasambo kabi cyane ukaburagiye yakangubu yaraducitse ntabwo yatuza ari kubona nzovu imbere yemwe turabashimiye mwakoze gukurikirana ikiganiro cya The Rich Official kuko twabanye n'umutumirwa wacu yakuye umunsi tubahaye ikaze nanone kuba ari hirya no hino mukomeze mudahe support yanyu subscribe share na comment n'ibitekerezo turabikeneye icyo ushaka ucyandika muri comment tukazushuka gusa bitakunejeje cyangwa byakunejeje ugenda muri comment wandike Vicky sesera banyu dutahe kuri dukunda yakanazo abantu